My baby bonjour, mbwira icyo ushaka don't wanna lose you now. Iyizire nguhe byose utigeze ubona witetere rukundo. You took my heart away, wajyanye byose ntacyo nasigaranye. Umutima wanjye we ukora ku bwawe my love, ni wowe nshaka every day and the night. Ngwino tujyane my baby so far away, yeah. I wanna hold you darling, let me be your love, shaka kubibona. Naje ariko ati wasanga nigiriye state tumenye nagize state mani noneho wumve kuva iyo yose urumva uzi Kigali urumva utanahazi ugenda uyoboza mani noneho abantu bagufata nkaho uri n'umusazi hari n'ukureba mani hari n'umuntu noneho wageraga inyanza ukababaza ati ni mu ndangire mu ruhango noneho nyine hari ukuntu ageraga ahantu hareba nk'umuntu mbaza nk'abase aha hantu ni hehe ndi ahantu ngeze ni hehe akambwira ati ahantu nahana ati nose iyi nzira ishobora kongeza irunaka yenda tuvuge Kigali tuvuge ngeze nk'Inyanza base iyi nzira kuba ko nyine uburere ko bwakurikiranaga nayo imbizi wari wisize mu mutwe base. All right, ndagushuje mwifuriza kumera neza aho dahema kurikirana ibiganiro bya DGTV show. Ngiye gusuhuza ndo umuhungu wanyu Pacifique Pazo. Nshimira cyane wakoze subscribe kuri DGTV show. Nkubwira ko ariho hantu hambere haca ibiganiro byiza kandi bimeze neza. Imbere yanjye ndahabona Bogari imeze bite? Yeah, ni fresh cyane. Ariko nawe urabyemera ko ari Bogari? Rega je. Mbi cyane wowe. Bakwita gute se bro? Nitwa Tisa. Bakwita? Tisa? Yeah. Tisa bro. Ukora ibiki se man? Agenda umuhanzi. Uri umusani? Yeah. Ndaririmbana nabi cyane ahubwo. Nubwo amenye nyine tukubonye hano uragira ngo twibwire uri umuhanzi nyine tubwire background yawe nyine tu. Nyine nkuko bibona nyine ndi umusore usamaje kabisa. Urashamaje? Urumva? Ubwanwa buke cyane ariko. Buke cyane ariko buzaza. Igihe kizagera buza ari bwinshi. So nyine nkuko mbivuze ndi umuhanzi nyine ukizamuka nyine ukishakisha. Naje nyine hano i Kigali nago nyine ndikavukire nyine tu. Naje nje gushaka nyine kugira ngo ko byazakunda umunsi umwe. Kandi mfite icyizere cyinshi cyane. Ntago birakunda se? Ntago birakunda. Ariko nyine aho wavuye naho ugeze hari namwe wateye. Ugereranyije nyine hari aho navuye, hari nyine mu bigaragara nyine hari icyerekezo tu. Mu rugo ni hagana hese? Mu rugo mu majyepfo Gisagara. Bro, ubu Gisagara wavuye ryari? Mu kwa mbere. Ni kure bya danje urenga uburere hafi 8. Uvuye kuva hano i Kigali ujya Gisagara? Kuva hano ujya Gisagara no kuvuga ngo urenga uburere 8. Urenga? Uburere 8 kugira ngo ugere Gisagara. Bro, iyo life ko mba numva nayo ikazera. Ni hatari. Noneho gitangaje aho hantu nyine ubwo burere 8. Biba bisaba kuhagenda n'iki amaguru. Na miguru. Ukava Gisagara ukagera i Kigali n'amaguru. Gutya. Ako ntago ari gitangaza. Bro ya biratangaje. Uturere 8 uzikumva mu karere kamwe ni urugero kuva Kigali ugera Muhanga. Sakarere kamwe utubira ubugiye. Yes. Bro ukahagenda umuntu agiye nk'amaguru yahagenda nk'iminsi ngahe? Uvuye Kigali ujya Muhanga gusa. Uvuye muri gare ya Nyabugogo ujya muri gare ya Muhanga. Byibuze. Iminsi ni waruvuze ngo iminsi. Wahagenda iminsi ngahe? Ariko na amasaha. Ngo iki? Imana hari abantu baba barababaye. Ku buryo bidasaba iminsi. Amasaha byibuze kuva Nyabugogo neza hano ujya Muhanga. Byibuze uhagurutse hano mu gitondo saa 9 za mu gitondo. Saa 9. Byibuze. Wongera akajwe ariko uri kuvuga gake. Byibuze ushobora nko kwagera nka saa 11. Wavuye Nyabugogo saa 9 zuzuye. Saa 9 zuzuye saa 11 z'umugoroba. Ko wahageze. Kuko nukuvuga ngo urumva ubwo ngubwo ugeze Muhanga kugira ngo ugere Gisagara ubushigaje Ruhango na Nyanza na Huye.
sibyo noneho ubwo ase bro kutubeshya aho hantu uhagiye n'amaguru uva Gisagara man rero reka nkwereke sibyo no kuvuga ngo iyo ufite papasi urumva iyo ufite intego nyine ufite ikintu ushaka nta kintu utakora na kimwe kibaho kandi ubwo muri Gisagara utuye mu mujyi Gisagara cyangwa utuye mu cyaro oya ni mu nkengero hafi i Burundi hafi y'u Burundi ukava Gisagara ukagera i Kigali n'amaguru gutya noneho hahandi uhagera wanoze urumva n'amatwi utacyumva wabaye nk'ufite ubumuga bwo kutumva none se ubwo wagiye nk'iminsi ingahe nta minsi ni ukuvuga ngo narizinduye saa 11 za mu gitondo za tondo ubwo banje kubwira iwanyu bari babizi ariko nyine nta mahitamo nyine nabo baravuze ati genda ugereye amahoro urumva n'iwanyu wagiye kugenda baguha umugisha nza gutyo nyine saa 11 za mu gitondo urumva nibwo hagurutse Gisagara saa 6 n'akabage ku mugongo zazindi bita bucyanduga bazita bucyanduga urumva saa 6 ndabyibuka neza cyane kuko nta mateka ntago nayibagirwa nageze i Kigali hariya Nyabugogo urumva kandi nari buve n'ubundi Nyabugogo nkahita njya i Nyanza Kicukiro urumva nahageze saa 6:24 urumva mvuye Gisagara ugira Kigali saa 6:20 saa 6 z'ijoro wumva yuko giye bitaza nangeze muri saa 6 z'amanywa aho nego nari kubyemera ako man byari bigoye cyane ariko nyine byarashobotse urumva saa 6:24 nari ngeze Nyabugogo urumva kandi ubwo kugera Nyabugogo nabwo sinayengeze aho ngiye nabwo wafashe urundi rugendo nabwo nafashe urundi rugendo Nyabugogo Nyanza Kicukiro noneho igitangaje muri ibyo ngibyo aho ntago nari impazi mbaza nti wakoresheje izihe trike nta na telefone ufite nta na telefone nta niki urumva ubwo se umuntu wari uje kureba no famille wawe niki karekane yari inshuti yanjye nyine yo mu cyaro gutyo urumva yaje i Kigali yaje guhiga nayo noneho jewe twavuganye nkiri mu rugo kuri telefone y'ababyeyi uramubwira ati ndaje nabwo ati ndaje wowe isaha namuhayeho ndibuze kumugereraho yageze ntimicaye wageze iyo saha nyine yageze namugezeho uramuhaye ryari nari namuhaye saa 9 za mu gitondo urumva nageze saa 6 Kigali saa 6:24 urumva mpita nyine urumva Kigali none iyo ugeze no bwa mbere biba bigoye narahageze none ngira ngo sino mu Rwanda ubona ama etage kwa Rubanda bona ama etage urumva bona none imodoka nabona navuga ati ahanga byanga byakunda nayo nzakurame ubibona imodoka byinjira ukavuga ati ku muhanda baragenda bagatoragura ama modoka mbona imodoka nyinshi nyine shaye wana nkavuga ati ngiye narageze ndavuga ati wanga menya atari mu Rwanda naje ariko ati wasanga nigire state tumenya nagize state man none wumve kuva iyo yose urumva uzi Kigali urumva utanahazi ugenda uyoboza man noneho abantu bagufata nkaho uri n'umusazi hari n'ukureba man hari n'umuntu noneho wageraga inyanza ukababaza ati ni mu ndangire mu Ruhango noneho nyine hari ukuntu nageraga ahantu nkareba nk'umuntu mbaza nk'abase aha hantu ni hehe ndi ahantu ngeze ni hehe akambwira ati ahantu nahana ati nose iyi nzira ishobora kongeza irunaka yenda tuvuge Kigali tuvuge ngeze nk'Inyanza base iyi nzira kuba ko nyine uburere ko bwakurikiranaga nayo imbizi wari bisize mu mutwe base ino nzira ishobora kongeza mu Ruhango bati komeza uwo muhanda ubwo nyine nashyiraga mu namucaka man ibyo ngibyo byo narabimenyereye nyine byamucaka kuko ndabyibuka n'ubundi life yanjye man nago yari imeze neza kuva na kera urumva no kwiga nyine kujya ku ishuri ho nakoreshaga nk'ibirometero nka 3 n'ubundi kugenda nyine n'ibintu byawe byari ibintu byanjye tu nayo narabitoye ahubwo nizo hobby zawe niko tuntu wikundira man nyine ni haso nyine giye nibereyemo gusa ubwo ugeze nyine Nyabugogo waradukomereje ngeze Nyabugogo urumva narongeze Nyabugogo nareba nkabona ahantu hose noneho nyine hari kwaka niki urumva ko wanageze Nyabugogo hose nijoro nijoro nyine no ubona abantu hose ari ku manywa utazi ibyo ari byo kandi mu rugo nyine nareba kwisangana ni saa 6 urumva nayo ifite agasaha nyine nareba kwisanga nkabona saa 6 zageze nkabase hano hantu ko mbona ari ku manywa kinga mbona ari saa 6 z'ijoro urumva naramenyereye umwijima igicuku cy'iwacu niki umwijima w'igisagara noneho naje kwigirira hase Nyanza none ndagira nti ko ngize Nyabugogo
kandi konzi neza ko uhageze wahise ubaza umuntu atangeze ni nahise mbaza umuntu acuruzaga amayinite nabase hano niho bita Nyabugogo ati cyane wahageze rwose okay noneho niga imitwe ndavuga ati nta rwo ndi bumamagare ngo mubwire ko nahageze ndavuga ati ngiye kwiga imitwe n'ubundi nk'abarara bose ubundi nk'ikirara cyose nk'ikirara cyose ndavuga ati ngiye kwiga imitwe mani wumve yuko nacunze ikimodoka bino bimodoka nyine by'amafuso bitwara imizigo urumva ndagiparama kira nyine twajyaga twurira imodoka nyine abana nyine urabizi kugiparamira ese bro iyo ugiparamira kigada kigusubiza ihuye kigada kigusubiza Gisagara nafunze umwuka jewe ndavuga ati noneho n'ubundi byose ni yare ngiye gufunga umwuka ahinjyana ndajya aho ngaho bita nkiparamira icyo kimodoka cyaranjyanye urumva kinkubita hano Kabeza nyine cyaraje kiraparika urumva cyangejeje hano Sonatube urumva hano Sonatube n'ubundi menya ari mu cyiciro ariko n'ubundi ahari urumva nero kingejeje hano Sonatube ubwo ngubwo ntago nari mpazi nyine ako nyine na cyangejeje aho ngaho Sonatube cyageze aho ngaho nyine Sonatube urumva kiraparika ndangije ikibo mbonye ko giparitse ndavuga ati reka mveho atanambona akangirira nabi akakurya ibiti mpita mvaho mvuyeho mbona ndavuga ati aha ngaho uko biri kose n'ubundi ni mu Rwanda kuko ni Kigali ndavuga ati n'ubundi haracyari Kigali ndi umuntu mbaza n'abase hano hantu bahita ngwiki ati ni Sonatube ndavuga ati hano hantu bahita Sonatube none urana Sonatube hari ibiboro birimo hagati hari mu muhanda urumva muri rompu by'abantu barimo barabyina ndabera ndavuga ati shaka bisa hano ni Kigali tu none ndavuga ati Sonatube none ndi umuntu mbaza hano ndi Sonatube kugira ngo ngere i Nyanza ndakoresha nk'amasanga y'amaguru ngo byari baye nka ryari byari baye urumva twavuye navuye i Nyabugogo saa 7:24 urumva ni minota urayifa ntago nayibagirwa mana amateka rega amateka maremare urumva twageze ngo Sonatube saa 7 ziburi minota 7 ntago nabyibagirwa kabisa ziburi minota 7 urumva hari hamaze kuba saa 6:53 rero ndabasa ubungubu kuva hano Sonatube njya Kicukiro ya Nyanza ndakoresha amasangahe n'amaguru umutipe ko yampabuye yese gutera ubwoba yarambwiye ngo uragera bukeye reka giye nabase hano basi nta hantu wandangira agenda nk'ahantu hari agafurege keza umuntu yakwiryamiramo yakwigangikiramo ntagire umuntu nyine ugira ikintu amubaza umutipe arambwira ati man rero hano ati ni Kigali niki ibyo bintu by'uburara barabiciye niki arambwira ati byiza rero ati niba udafite ibiceri nta na famiye nta niki tishati nakugira inama basi yo kugenda ugakomeza ugenda bukagukeraho cyangwa ukareba nk'ahantu ujya nyine nko mu kabari yenda niba ufite nk'ibiceri ukabinywera agacupa niba utanyuze ubwo kagura nk'amazi bukagukeraho uri kwinywera amazi ndavuga ati basi wewe mbabarira undangira umuhanda byonyine unyereke umuhanda ungezayo mano uwo mutipe nyine yambereye ifura andangira umuhanda neza nyine nubwo ntari impazi ariko nyine urumva nari ifite icyo nshaka nyine mani nagiye n'amaguru urumva nagiye n'amaguru nkajya ngenda nurira izo modoka nzurira uziparamira noneho nagize amahirwe Imana buriya nyine amahirwe y'Imana n'ubundi amahirwe y'imbwa ngo fuka Imana kiye bacumwari ngo niba ari ivoka y'imbwa imanuka ihiye cyangwa se ngo umutima w'imbwa ngo Imana irari busonga ariko imigani ni ivuga ku mbwa naga ari vuga urumva mani nahise mbona umutipe wari utwaye igikamyo n'ubundi mani ndamuhagarika tu funga umwuka nyine ndamuhagarika gutyo arangije arahagarara ndamubaza wamaye rifuti arambwira ati sugiye arambwira ati giye ngiye Nyanza ariko simpazi rero ndakwingize rwose mbabarira niwe wangeza hafi yaho cyangwa se ukanjyana ukanyereka umuhanda uri bungezeyo mwana umutipe nyine yambereye umuntu mwiza urumva ashyira mu modoka yiwe nimba ariyo yiguriye simbizi nimba ari watwarira sinari simbizi umutipe aranjyana mani anjyaza i Nyanza neza hano neza mu muhanda muri gare neza gutya mana arahangiza uwo mutipe ndavuga ati uwo muniganye nangiye kureba ndavuga ati ntago nabona ukuntu mugeraho nimba ngize amari nkabona ngeze i Nyanza reka nzishaka uburyo muhamagara inzi nimero ziwe nyine ngenda ku mutipe nyine ucuruza amayinite bati mariti ihangane namuhaye igiceri cy'ijana ndabyibuka urumva aniza telefone yiwe mpamagara uwo mutipe
urumva uwo mutipe nawe ati man tinageze i Nyanza tikabisa tihangana uzundebe arambwira ati gemba ahantu biti Gahanga amaye urumva rwari rugenda n'ubundi kuva i Nyanza n'ubundi ugiye Gahanga cyane izahasi ni nk'amasaha kandi ubwo wananiwe urashonje nashonje none hahandi umuntu aranambwira simwumve nabaye kubera inzara n'umunaniro umwuka ntago ururimi ntago rukiva mu kanwa simvuga neza shaka igihe byaranzonze birancanga neza ndabasemari ko nta biciro ifite na bikeya ubu ndakugeraho gute arambwira ati mati we fata moto nari ndayishyura tubwire motari akugeze hano i Gahanga shana yise fata moto igitaraganya urumva aranjyana nkubita i Gahanga uwo mutipe nawe ntago namwizeraga neza yari umurara ati ndavuga ati yankora nka bya bindi njya numva umuntu akakuvana mu cyaro akakuzana i Kigali yarangiza telefone agatayikuraho nta nayo kwishyura moto mfite ubu ntago bahita banyica mari nyine ndagenda kuko ugira ngo ntibyari bigiye kugenda nkuko nabitekereje twarahageze na motari tumurindira nk'isaha telefone yayikuyeho ndavuga ati ndapfuye rero sasa ubungubu ubuzima bwanjye naha burangiriye mani ku bw'amahirwe nyine nagiye kubona mbona araje mbona arahageze ubwo ngubwo mbona yishimiye motari turagenda mani ko wumve yuko namaze nk'icyumweru cyose njyamye mu nzu kubera umunaniro n'inzara na stress n'ibiki byose n'iki byose icyumweru cyose ndi mu nzu njyamye ntakora ntagira nte ewana ubwo ngubwo icyumweru gishize cyakoze nyine mani wumve mani ubundi nkubwira ifu yanjye mani iki kiganiro oya nari bidukomereza komereza tubwire nta kintu bitwara iki kiganiro sinzi yacyamara n'iminsi ngara oya nari bitubwira dufite umwanya twe nta kibazo so urumva umwana wari witurikiye mu cyaro witurikiye igisagara niturikiye igisagara ubwo sinari inzi iyo biva niyo bijya by'i Kigali ntago nari mbimenyereye nibo bwa mbere ruhageze bwa mbere nari mpageze urumva nigerera i Kigali nyine bwo nanzi ko uyu muntu ageze i Kigali nyine ngahita akira n'iki akabona n'imodoka ku muhanda agahita atangira gutwara nanzi mani wumve yuko navuye mu rugo mpaye isezerano mama tugiye 2025 unyitege tugiye nzawubakira inzu mani nyine mu rugo ntago baba ahantu heza nyine tu isaha ku isaha wajya kumva n'inzu yawe nabaguyeho n'iki ubu ndavuga ati ngiye ngwaye isezerano 2025 mama nyine mani yaransengeraga bya danje n'ubu aracyansengera kandi ndabizi urumva none anashyigikira ku mpano yanjye nyine yo kuririmba ambwira ati mwana wanjye bizakunda noneho nyine nizereramo cyane ko ariho hantu nzakura ubuzima nyine bwiza ndavuga ati 2025 giyewe unyitege nzakubakira inzu none harabura amezi 2025 ngwaye oya ariko abayubatse urumva mwana noneho reka twikomereza ubwo icyumweru gishize ndi mu nzu naje nyine kubyuka ndagenda none akazi none natangiye mani shanisazi none ubwo icyumweru kirashize uri mu nzu urasohotse ugiye guhiga akazi none usaza ngiye guhiga akazi uwo muniga nyine yantigitiye akazi urumva agiye nta communication urumva nari mfite antigitira akazi mbaza ngo akazi watangiye nakahe sikiyedese gucukura toilette no kwikorera ibintu by'amasima nyine dupakurura imodoka zino z'amahoho n'iki mari ku buryo nko ku munsi abantu benshi bavuye mu ntara akazi kambere hera hari ikiyede mani sinzi impamvu tu noneho jewe nyine mani namanukaga hari umusaza twakoranaga uwo musaza mani ramukunze nyine tu nakundaga kuntu yambwiraga mani ameza courage n'iki ambwira ati bizakunda n'iki urumva mani ntangira cukura toilette icyo gihe nkamanuka muri toilette urumva nkacukura nkajya mu mwobo tugacukura nkajya ncukura nkadaha ibi bitaka nkashyira mu ntuzi mu kibaragere mu gihoho agakwega agashyira hejuru nawe akamena akongera kikugarurira nanjye nananirwa nkazamuka nawe akajyamo agacukura urumva mani mbona noneho ubuzima ni danje ubwo nka metero 10 mwazicukurira nk'igihe kingana gute ni ukuvuga ngo metero 10 kuko aho ngaho twakoraga twacukuye metero 12 urumva mu gihe kingana gute ugira ngo ni igihe kinini twabikoze se icyumweru cyonyine twari twarangije ubwo metero 12 ubwo babishyura ngahe ni ukuvuga ngo metero imwe baduhaga 3,000 metero 12,36 urumva twebwe ku munsi urumva ku munsi twacukuraga metero imwe n'igice urumva mani nta nubwo batwishyuraga kuvuga ngo nta nubwo bavuga ngo wacukuye uyu munsi ngo urayatahana reka
wararindiraga byibuze nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu urumva n'ubundi uwo muniga mani n'ubwo ndanamushimira mani yaranyipeveye bya danje ibyo kurya yaramenyaga urumva nta mafaranga nari mfite kuva igisagara n'amaguru kuko urumva ntabwo wava igisagara n'amaguru ngo have ufite amafaranga ntuteke urumva mani nari ndamushimira yarankoreye nyine tu none izo toilette ndazicukura ewa ntago ari imwe wacukuye hari n'izindi wagiye ucukura ntago ari urumva ari imwe gusa se nacukuye nyinshi cyane mani nacukuye byibuze nk'ibyobo uwo musaza twacukuranye nk'ibyobo nka 5 urumva noneho mbona numva ngiye no kuzasara urumva wasize iwanyu bahayisezana ati nzabakura muri ubu buzima murimo mbubakira inzu utangiye ucukura wese nangira ncukura toilette imana ikintu ntigeze nkora mu buzima ntateganyaga ko nzanagikora numvaga nyine jewe life yanjye izaba ari nziza uzagira i Kigali tugura inzu nzahagira umujene mwiza mane ukajya ujya ku kazi witwaye shama none ugiye nawe ufite inzu zo kuzigura Range Rover mane bura Range Rover ndayikunda ariko wivuga ngo nawe mfite inzozi wowe vuga ngo mfite inzozi uko inzozi zawe ntago zirarangira kuko uracyariho urahumeka ndacyahumeka kabisa Imana ishaka kuzabinkorera urumva mane noneho urumva twavaga muri icyo cyobo ukajyamo yenda unasa neza sibye ko tutabaga twambaye imyenda myiza cyane yari imyenda nyine yako kazi urumva ukajyamo ukavamo wahindanye nyine usa nk'igitaka tu utamenya ngo uyu ni umwenda uyu ni iki urumva wahindanye none ukirenze kuri ibyo ngibyo ukavamo aho ngo bagataha kujyana mu modoka kugira gute gupakurura ibisima mani ku munsi nikoreraga nka sima nkazinga yisubwo imifuka nyine kilo 50 nibwo bwa mbere ntangiye kujya nikorera ibintu nyine biremereye uvuye gucukura wese uvuye mu mwobo urananiwe boss wahise akubwira ati genda ku modoka mumpakurire ya modoka iriya mifuka muje twayivanaga nko muri metero twayijyanaga nko muri metero byibuze nka 50 urumva nkikorera nk'imifuka nka 15 byibuze mani handi naryamaga urumva najya guhindukira bikananira kubera umunaniro nahindukira nkataka nkumva amagufa nyine agiye gushwanyuka nkabanza nyine nkitonda mani wibaza yuko urumva no gukebuka kwa kundi nyine kugira ngo umuntu akebuka arebe inyuma umuntu amuhamagaye byasabaga guhindukira n'imodoka kwa kundi imodoka ikata nyine nge ntago nahindukizaga izose gutya ngo bikunde reka kwari guhindukira nka moto cyangwa nk'imodoka undi nkareba inyuma yayifuza irankubita neza numva noneho ngiye gupfa ewana mbitekerezaho nkayasenga simana kuko ubu ngubu n'ubuzima nibwo ubonye ukwiye kunyuzamo kweri mane nyine isezerano nasezeranyije mama naryasezerana urumva noneho meri wawe kwako nyine narakoze mitangura aga telefone ndamuhamara nabasi urana nageze i Kigali naguze naga telefone niki wirinda kumubwira ubuzima bayemo kuko nyine mane bura ababyeyi ba mama n'abana biza byadanje ni n'abanyembaraga n'abanyembaraga nke abagukunda byadanje kuryo umubwiye ubuzima bayemo yanakwitura hasi nta nubwo yasinzira nyine nanjye naramubeshyaga nka bati meze neza ubu ngubu nyine Kigali yatangiye kumbera neza ryasezerano karafashwe ryasezerano n'ubundi ndacyaryibuka urumva tininza uzabona ko nahindutse mani icyo gihe narananutse sibye ko n'ubundi nananutse icyo gihe nukuvuga ngo navuye mu rugo ufite ibiro 65 urumva ako kubira izo hasi nanyuzemo ubu ngubu ndi gupima byibuze ubu mfite ibiro 52 urumva naraje mfite 65 numbaze ngo ibindi byagiye he mani nyine life nuko nguko mani yangendekeye niki urumva ariko nyine nakomeje guhasuringa urumva umutima uri he ku muziki n'ubundi stili nubwo uri gucukura wese ariko umutima uri gucukura unaririmba nanaririmba bya danje urumva nyine nabonye udufaranga nyine dukuye mu gucukura wese no kwikorera sima wese zanjye no kwikorera ibintu by'ibisima niki udufaranga dukeya mbonye nshaka communication na producer ndamuvugisha ati mfite impano turi gushaka nyine kumenya hano ku izo nimero urumva wibereye muri wese uri gucukura muri wese nimero nyine waje kuzikura kuko hano hanze hari umwana ushobora guca muri izo nzira uri gucamo we turi kujya mu muhe ubuzima bwawe waciyemo mubwire nyine naho nzira yazacamo urumva nyine urumva kwa approachinga ngiye ni muriro wayinkoreye nyine tu n'umustar nyine barabuze kandi muriro yararenze buri ngo yakoze irenze niyihera yakoze irenze ino yake ni solo 2 in 1
na shayi ya Waze mani nyinshi agenda akorana ba Kivumbi barakorana akorana n'abahanzi nyine barinze bya danje urana hari n'indi ngoma ya Ranapu yakoze ejo bundi bita ya ngoma bita ya piano y'amapiyano uside outfit yes hari n'indi bora yakoze ya Kivumbi bari kumwe n'umuniga wo mu Bugande bitangukira akora indirimbo za danje man z'abastari bagiye batandukanye urumva ari kumwe na Action wa muniganye urumva kugira ngo umuriro mugereho n'ubundi bisaba ubwenge bwinshi n'ubundi bisaba gutigita nyine to urumva ukuntu nabigenza base naravuze ati nta muntu w'inshuti yanjye uziranye na Muriro na kwa Kanimiro kuki watekereje Muriro kandi mu Rwanda hari abaproducer benshi ariko nyine Muriro numvaga ibora akora nyine numvaga indirimbo akora kumva zifitinga nkumva zifitinga neza urumva nkumva ni nziza kandi kumva naye mwakorana bigafitinga twahuza nyine tugacamo ndavuga ati nta nimero ze ndumva ntaho nasikura uzi ikintu nakoze nahise nshaka nyine umutipe w'inshuti yanjye nahise njya kuri IG we nyine ndamufowenga ndangije ndamwandikira urumva ati ngende umusani nawe ati gende umusani n'iki ati ndifuza ko twazakorana nyine mfite impano nawe ntago yigiza ndushya nyine tu yambwiye ati nimba ufite impano tinkorera hano Kicukiro anako igikondo wazangiraho nyine tugahuza tu mane nyine urumva utwo duceri dutuye nayo nabonye naragiye nyine Muriro turahuza aranyorohereza nyine n'iki kora nyine yifite impano nyine mane buriya producer akumva nyine akakworohereza urumva aranyohereza nyine iki gihe turakora nyine dukomeye indirimbo nyine muri za haso zanjye zo gucukura toilette ubwo wacukuraga toilette saving udufaranga uvuga tutu umuziki tungutu no muziki niziremo cyane nyine mane nanzi nyiko nyine byazabyaranye ako n'ubundi kizavamo kazafatwa bro kazafatwa kutu urumva mane nyine mbikora gutyo nyine tu ubwo Muriro nyine uramwandikiye kuri Instagram Muriro ndamwandikiye kuri Instagram navuga ati ndi umunyempano nitwa runaka nifuje ko tuzakorana nyine kuri projet yanjye niyi ndaririmba nyine arambwa ati wowe uzaza undebe niba ufite talent koko tuzakora nta kibazo ntago tuzaruhanya wowe niba ufite impano tuzakora nta kibazo ubwo Muriro nyine naramusanze nyine tu musanze nyine ndagenda dukora ibyo biti bishinwa urumva turangije gukora ibishinwa ndagenda ndabyandikamo nyine nandikamo amagambo subirayo indirimbo turayirekodinga turayisoza wabonye ko nakoze n'akavisualizer no muniga wanjye w'inshuti yanjye akamuriye nyine so nyine muri za haso zanjye nyine tu kwigomwa n'iki rimwe na rimwe ukarota nariye cyangwa ukanabwirirwa urumva rimwe na rimwe ntunambara icyo cyangwe urumva kandi uri umujeni nk'abandi nyine ugapfusha nyine tu rimwe na rimwe mere wawe yakubwira ati kana n'akanyenyeri kugira nta n'ikintu nawe bibereyeho ukabura nuko ubigenza ukavuga ati ejo byibuze nzabikora kuko uyu munsi nta kintu ndiho numva nyine mani nyine noneho mere wawe nyine ibyo ngibyo nta nubwo byabura mani byanga bikubwira ati nahuye n'akabazo nyine mituweli tumuye n'akabazo nyine dore mani noneho buriya life giyeyo nanyuzemo ibintu byo kuburara nyine cyangwa se kubwirirwa ntago ari ibintu bya danje nyine noneho utibifata nk'ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe kuri jewe ni akantu gato cyane ni akantu toto ni akantu toto kabisa kuvuga ngo ndaburaye ngo ndasazi cyangwa ngo ndabwiriwe nasiba kurenza ya minsi umuntu amara iyo ugiye kuyegereza uhita ukubite ngiye kuyegereza byibuze wifashisha utuzi mani wifashisha utuzi ariko mani n'iminsi ibiri ishobora gushira utararya urumva buri minsi ibiri ukayikubita iminsi ibiri ugashira ariko uri kwinywera irizi ryawe gusa uri kwinywera amazi ariko ubwo urumva ntago biba ari ubushake bwawe ntago ari amahitamo ni ikibazo cyo mu mufuka ni ikibazo cyo mu mufuka kandi urabona ntago umuntu w'umujeni nkanjye ntago nagenda ahantu ngo uri gusabiriza ngo mfasha ngume kandi babona ufite imbaraga babona ufite imbaraga iyo kabuze nyine urapfusha tu ukagiye mu buriri ukabyimenyera hari n'ubwo ubyukira ku ndege ukagenda ukahirirwa gutyo bakajya baza bagucaho batoranya abandi bajyana ukuntu tumubona imbaraga afite urumva yenda ukagenda nko ku masasiye ahantu nyine bari kubaka urumva wahazindukiye bya danje nta n'umuntu wahagutanze bakajya baza muri kumwe n'abandi bakagucaho bakabajyana wowe ugasigara saa sita zikakugereraho ugataha ukagenda mu nzu ukaryama bukira bugacya ukongera ugasubirayo ukazindukira ku ndege bikanga nabwo ukagaruka ukaguma iyo ngiyo nyine hahandi wumva umutwe ugiye kuzashwanyuka mani uretse Imana yonyine nyine tu
niyo ibasha kuba yagutabara bro ntabwo biba byoroshye ntabwo biba byoroshye none i Kigali narageze ndavuga ati sha ibintu ntabyo wari ukikudukomereje icyo gihe wahuye na Muriro rero icyo gihe ujya muri studio ukubita ibishinwa finally uragenda wandika mu magambo ndagenda nandika mu magambo ndagenda turayikora nyine turayisoza umuhungu nawe ni ugukora pafu kabisa aba afite shandagaswa afite icyuma cya danje ni umuhanga nyine abikora ni mu masegonda nashaka kabisa aba yabisoje kandi agakora ikintu gifite karite ubwo Muriro ararenze kabisa ubwo si indirimbo warayisohoye mu mafaranga wakuye mu gucukura wese no kwikorera sima nyine tu ubwo ariko ubwo se umaze gukora indirimbo zingahe mani nyine urumva iyo ndirimbo nayikoze nejo bundi mu kwezi gushize si turi mu kwa 10 nayikoze mu kwa 9 yasohotse kuri 20 kuva mu kwa mbere wagiye saving kuva mu kwa mbere nagiye savinga urumva kugeza mu kwa 9 ndavuga ati noneho finally reka ngende nkora n'umuzigo ewa mani nyine ikintu cyashimishije ntago nari ifite abantu mani benshi badanje ako ikintu cyashimishije nyine uko bukene uko bwije ntago imaze iminsi myinshi ndakeka imaze nk'icyumweru kirengaho iminsi mikeya cyane ariko uko bucya nuko bwiza nyine abantu bagenda banyereka urukundo n'iki amakomenti ngenda nyabona urumva nubwo bitarakunda neza byadanje ku buryo nakwishima birenze ariko nyine icyizere kirahari yuko bizacamo nyine tu sha nyine bigenda biza gake nyine tu oya bwo nta mwana uvuka ngo ahite yuzura ingobyi uri kumva kandi kuva indirimbo ya mbere uzajya kugira gusohora album urageze ku rugero rwiza siko bimeze se shaka kabisa dukubita rero kuri iyo ndirimbo twumva yavuyemo ikintu kigaragara bayita for life urumva ko nakubise mu cyongereza ntabwo ari icyongereza cyose nyine tu twagiye my baby bonjour mbwira icyo ushaka don't wanna lose you now iyizire nguhe byose utigeze ubona witetere rukundo you took my heart away wajyanye byose ntacyo nasigaranye umutima wanjye we ukora ku bwawe my love ni wowe nshaka every day and night ngwino tujyane my baby so far away I wanna hold you darling let me be your love shaka kubibona uri murankwamo ndeba ese urabona uko wagize for life waje ukambera uwa mbere mu mutima wanjye ntuzicuza ntuzarira na je t'aime yabayita for life nyine tu bro urumva ko ariko imana uri nayo tu mani kandi uzatera imbere urakoze kabisa none se ubwo rero usavinze amafaranga ugiye muri stu ukoze audio igiye hanze video byagenze bite cyangwa uri gukora kuri yandi wa savinze urumva nyine nabitekerejeho byose byombi nyine tu natekereje kuri audio urumva ndavuga ati uko biri kose n'ubundi ntago nashyira indirimbo hanze audio yonyine byibuze nta video cyangwa ka visualizer nyine byose mbitekereza nyine rimwe ndavuga ati reka nzajye muri studio nkore audio ariko nyine amafaranga yose ndi gusavinga byibuze nzakureho aya audio sigarane na ya video nyine ya visualizer urumva ntago nyine byasabye n'ubundi izindi haso nyuma ya audio n'ubundi yose nari narayisavingiye rimwe nyine tu nahise shaka ahubwo nyine umuntu wamfasha nyine gukora visualizer wayibonye uraza no kwipininga hasi nyine abantu baza kuyireba urumva nahise nyine byose nabitekereje nkavuga ati reka saving audio saving na ya visualizer nyine tu urumva ntago nigeze nyine nkora ibintu bya danje nyine nguvuge ngo ngiye gukora ngo video ngo yama miliyoni nka baba star n'iki urumva nyine ugiye kujya Nigeria cyangwa ugiye kujya Dubai nyine nagenze ko imbaraga zanjye zingana nyine tu nise bro urumva usohoye ingoma sibyo akazi wakoraga wakatubwiye nyine none se ubwo uzasubira kugakora uzashaka kandi utagakoze se warya iki ngwiki uragakora urumva ubu ushobora kuva hano umukiriya ahita guhamagara ati ngwino we sinkeneye wese ugahita
ugurukira ugahita ako kanya diregiti ahubwo ngo iki nta no kuzarira nta nubwo nirirwa nkubaza byinshi ngo nangahe ngiki reka ibyo ngibyo tubivugana byibuze ipiki n'igitiyo byageza ipiki n'igitiyo bifite ku rutugu natangiye gucukura unabibona ko mfite courage urumva mani rero ngubu singiye kukubeshya n'ubu ngubu hagize umuntu ambwira ati nyine yenda ubu najya kumva telefone karasoniye ati ngwino hano Kicukiro nkeneye wese ugahita mani nabikora mani nabikora urumva nabikora ikibi ubundi mani ikibazo sakaza ahubwo ikibazo ni kazi nyine gashobora nko kugutesha agaciro nyine tu ariko ako kazi kaba gasaba imbaraga n'iki kandi unazifite kandi uzifite gagwa n'ibiceri urumva ntago wagasubiza inyuma ntago wayaba ngo ndi umusani ngo ndiki ibyo ngibyo bigendeyemo mani wazapfira no mu nzu wapfira mu nzu kubera kubura icyo urya ariko nyine mani nyine ikintu nshimira Imana none yenda ubu ngubu ho ntago nyine nkigakora ariko n'ubundi ntago navuga ngo ubuzima ngo bwararyoshye n'iki bwaremeye n'ubundi nyine nizahaso nyine tu nizahaso ariko nyine urumva bitandukanye na mbere ncukura tuwareti nikorera iyo mifuka n'iki ariko nyine bitavuze ko ibyo nkora ubu ngubu byanze izo tuwareti ntazicukura n'ubu nazicukura uba wavuye mu studio kwa Muriro ugahita ewana ahubwo diregiti nkimara kugera kwa Muriro yenda maze nko kurikodinga yenda nkagira nka chance zo guhita numva umuntu ambwiye ati banguka uze uncukurira akantu hano nahita ngenda kuko nk'ubu ngubu nese mani urana hari umusore mwiza se uri bogari mani byatari urumva ariko nyine big time usanga ndi nko mu ngo z'abajene ndimo ndabafurira urumva mbakoropira mbatekera mana none ibyo ngibyo mana biba binarenze ayo mahirwe nagabonwa n'abantu benshi igihe ariko ndabikora mani kandi ntari bitu pfa kuba nyine wowe mani kubicera imani mbona icyo ndya ngira imbaraga yenda ejo nanone mbyukire mu kandi karimo nyine tu urumva bro birumvikana ko ukunda umuziki nyine byahatari ariko kuba ukunda umuziki hari abahanzi nyine ufatiraho nk'ititegererezo sibyo ni nk'abahe bahanzi babiri ubona nyine bahedinze umuziki wo mu Rwanda uvuga ati nanjye ningere kuri ruriya rwego inzozi zanjye zizaba zibaye impamo mani nyine yenda no mu Rwanda urumva ntagiye nko kugendera nyine ku byo mba numva bavuga muri showbiz n'iki ngiye ku bwanjye nyine tu ngendeye nyine ku byo mbona n'ibyo numva nyine n'ibikorwa n'iki mana abaniga bayoboye nyine babiri sumbajije babiri Ben Tiger B number 1 urumva Melody wewe wemera ko Ben ari number 1 bari Ben ararenze mani tujye tubyemera mani n'ubundi n'ababihakanya bose babigiza nkana bababizi eka bababizi tu none uri umufana wa Tiger birenze buri nari kubiye ahubwo biteye n'ubwoba na nabi nawe ugiye kubona ukabona Tiger kwemereye collab wayifata gute yenda nuko bidashoboka mani uwo munsi ibyo bintu biramutse bibaye ntago narara mu nzu nakwirarira hanze yana feelinga iryo jambo ryonyine ngo mwe mani nyine yenda nuko bidashoboka ariko mani Ben nyine ndamwemera bya danje nyine tu urumva nyine niwe rero mudo wanjye nyine tu ariko yenda si ukuvuga ngo impamvu ngo mushyize ngo ku mwanya wa mbere ngo nuko ngari rero mudo wanjye ariko n'ubundi birigaragaza n'abantu benshi barabizi gusa nubwo hari ababihakana ariko nabo baba babizi nyine tu abantu bamubona bakunze kumugereranya na Melody Sebo abantu bakunze kumugereranya na Melody mani bundi buriya hari ibintu bitagereranye kamani tujye tubyemera mani urafata Regent mani wa 2009 urumva mu muziki mani urumva 2009 yaje ari umupeti mani afite ijwi ridasanzwe abantu aririmba abakobwa bakarira n'abasaza n'abakecuru ukajya kumugereranya arya Melody yaje nyuma yiwe The Ben amaze mu muziki imyaka 15 Bruce Melody ameze imyaka 11 ngayibaza urumva ko amurusha imyaka 4 ngayi fata imyaka iyo experience yonyine mani urumva niyo experience yonyine irakonta ese bro sumba ko ushobora kuba warakoze umuziki mu 2000 undi yaza mu 2004 akagutambukaho ibyo birashoboka sibyo ashaka kugutambukaho kubw'indirimbo nyinshi yakoze sibyo ariko ntago ashaka kugutambukaho mani ngo yakurushije kirazira yesu bro ubumanya kanyaga ko yatangiye kera nitujya tumufata tukamugereranya na Bruce Melody
oya yenda na Meddy ngaho ngeranyeza Makanyaga na Meddy kandi Makanyaga yaje imbere ya Meddy nese ubwo abantu wabagereranya nkaho ubwo ku giti cyawe abantu banaguseka ahubwo Makanyaga legend man mu muziki nese man nyine ubundi hari ibintu man genda Makanyaga subwo Makanyaga Abdul Makanyaga Abdul na Meddy man nyine byonyine iyo experience man umuntu aba afite nono man ni nko kugufata wowe sibyo ni nko kugufata bakakugereranya na papa wawe bakavuga ngo ari wowe na papa wawe urenze ninde ariko papa ushobora gukora ibikorwa byiza ukamuca ntago byashoboka nta rutugu rukura ngo rusumbe izusa reka ese bro aba banzi babiri rero utubwiye ko ari bahedinze umuziki nyarwanda bose basohora indirimbo icyarimwe nakeka izo ndirimbo warazibonye urazikurikiranye kabisa mweso iyo foto ndasohora print zina ngoma zo wazibonye ute ziriya ngoma rero kuri side zose tu kuri buri muhanzi zose ni nziza hari melody ni nziza hari beni yo ni nziza birenze man iriya ngoma ni nziza irarenze we no ngiye natereye ijisho kuri comment uyu munsi man ngira ubwo ariko mwe bari kumushinza ngo yaguze views ngo gura comment ndi waguze views ngo Bruce Melody yaguze views ngo The Ben agura comment shabye bya Bruce Melody yenda bishaka no gushoboka ariko Ben sha hafi man uriya we arakora man ibikorwa birivugira man uriya mutipe ararenze urumva uriya mutipe no yamara imyaka 2 adakora man ntago Melody yamucaho man tujye tuvugisha kuri kuri ibyo bintu uretse n'abantu kuba babizi n'Imana ubwayo irabizi kagenda ndashaka bisa none se bro intego ufite mu muziki ni iyihe man intego ufite mu muziki rero intego zanjye ufite mu muziki man ni intego nyine ni za danje man no gukora nyine umuziki no stop nyine tu consistency man nubwo ibiceri biba byarabuze ariko nyine nshaka gukora umuziki nyine nanjye byibuze nkuko abantu birirwa bageranya ngo Ben na Melody nanjye ejo byibuze bakajya bavuga ati tisa na runaka tisa na runaka yenda nubwo batangereranya na Ben cyangwa se na Melody ariko hakaba hari undi muri agent runaka urumva bangereranya nawe mu Rwanda uzabuhari bangereranya nawe kandi noneho nshaka noneho gukora umuziki urumva atari ukuvuga ngo ni mu Rwanda honyine banzi cyangwa man je nshaka kuba umuhanzi wo kwisi nyine hose kine tu ewana man umuziki nyine ni ikintu nakunze kimba ku mutima nyine ewana sinzi uburyo nabisobanuramo nyine tu ntago mba numva nta kindi kintu mba numva nakora nyine nyuma y'umuziki tu umuziki ni uza mbere bro turi kugana ku musozo rero tugukura umuhanzi wanaturirimbeho rimwe ariko urongera uturirimbira kandi karirimbo kamwe kawe sibyo kugira nyine abantu bumve ko ufite impano pe ubakumveke nyine okay reka ndirimba akaririmbo amarangamutima yanjye wamaze kuyatwara baby boo nabuze na gatoya umutima wanjye wose wiberi wawe na wundi mukobwa yaza nga nkofurime namaze kugwiwawe niyo ryamye ndota wawe nshaka kwibaruwa uwe none niteka igizire mukunzi ni wowe nshaka forever nshaka kukubera kingo ukambera kwino mama shinge kwino ni wowe nshaka forever bro cyakoze ufite impano kandi uzanatera imbere impano Yohana urakoze kabisa man bro tuganire ku musozo rero umuntu agushaka yagusanga he kuko nyine wumvishe ko life urimo na n'ubu still nawe ntago ikiri nziza umuntu washaka gutera inkunga yayicisha kuyihe nimero tanga nimero yenda abantu Yohana reka mbahereze nimero na social media zanjye zose nkoresha nzabwire so nimero yanjye rero nimero ya MTN ni 078 047 8 6 noneho social media zozo nkoresha Instagram ni Tisa Rwanda, TikTok naho ni Tisa Rwanda, noneho channel yanjye nabwo ni Tisa Rwanda. Bajyaho bakareba niyo ndirimbo urumva bakansharinga mu bashuti babo urumva bagatera comment yenda ku byo babona byiza cyangwa se bibi bakambwira urumva nyine bakasupportinga nyine tu
urumva bakayishyira ngo nyine ikagera kure nta wamenya big time yenda nanjye ushobora kuzavamo ikintu kizima nyine cyagirira umuryango wanjye igihugu n'igihugu nyine muri rusange urumva so nyine kandi namwe ndabashimira mani kuba mwamaye n'umwanya ndabashimira cyane imana ibaha umugisha ibindi nyine ubwo nyine umuntu yenda wakwishimira impano yanjye cyangwa se washaka kuntera support mu rwego rumwe cyangwa urundi nimero yanjye nyine ni yindi nayivuze social media zanjye ni Tisa Rwanda ahantu hose yanyandikira kuri Instagram cyangwa kuri TikTok urumva cyangwa se kuri Facebook ho ni Tisa official urumva nimero yanjye n'undi 0780448688 kabisa brother turagushimiye rero Iwana murakoze cyane imana muha umugisha komeza gushimira abo kuri iki kiganiro iyi yari DGTV show hasta la vista